muraho mushuti bakunze ba Hoziyana TV, twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana. Mbere ya byose munyemerere tubanze twisegure kuba dukunzi bacu basanzwe mudukurikira. Tumaze igihe kitari gito tutabagezaho inyigisho cyangwa se ibiganiro nkuko mwari mumaze kubimenyera. Habayeho akabazo tekinike ariko turashimira Imana ko kakemutse. Ubu rero noneho mugiye kongera mudukurikire nkuko byari bisanzwe. Kuri uyu munsi rero nkuko mubimenyereye ni Eric wa Yesu, ngira ngo dusenge Imana hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wacu muri iki gitondo. Mana, turagushimiye kuri Imana idukunda, turagushimiye kuko watanze Yesu ku bwacu, nohembazwe. Turasabye kugira ngo uhe umugisha umuntu wese uzakurikira iri jambo, rizabe ijambo rigira aho rimukura kandi rigira naho rimugeza. Ngaho nuhabwe icyubahiro ku bw'ibyo none n'iteka ryose mu izina rya Kristo Yesu urakoze, amen. Ndagira ngo dufatanye gusoma ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cya mbere cy'Abami. Turasoma igice cyaho cya gatatu duhereye ku murongo waho wa 20. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya gatatu turasoma umurongo wa 20, dukomeze tugeze ku murongo wa 24. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo icyo gicuku arabyuka ankura umwana mu gituza, ubwo umuja wawe nari nsinziriye, amuryamisha mu gituza cye, wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. Mbyutse mu museke konsa umwana nsanga yapfuye, ariko mu gitondo mwitegereje mbona ko atari umwana wanjye nibyariye. Undi mugore aravuga ati oya, umuzima niwe wanjye, uwapfuye ni uwawe. Uwa mbere ati oya, uwapfuye ni uwawe, umuzima niwe wanjye. Babivugira batyo imbere y'umwami. Nuko umwami aravuga ati yemwe, umwe muri mwe agira ati umuzima niwe wanjye, uwapfuye ni uwawe. N'undi akagira ati oya, ahubwo uwapfuye ni uwawe, umuzima ni uwe wanjye. Umwami ati nimunzanire inkota, barayimuzanira. Reka twongereho umurongo wa 25 kugira ngo byumvikane neza. Maze umwami arategeka ati uwo mwana muzima ni mumucemo kabiri, igice kimwe mu gihe umwe, ikindi mu gihe undi. Nuko umugore nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi abwira umwami ati nyagasani, umuzima mumwihere wimwica, nubwo bimeze bite. Ariko undi aravuga ati ahubwo mumucemo kabiri, mubure nawe umubure. Imana idufashe cyane. Ndashaka tuvuge ku ijambo mu mwanya muto rivuga ngo nubwo aba bantu babiri bari kwitana ba mwana, ariko nyir'umupfu arahari na nyir'umuzima arahari. Mu yandi magambo, nyir'umupfu arahari na nyir'umuzima arahari. Izi nkuru dusomye ni inkuru z'abagore babiri bagiye imbere y'umwami witwa Salomo, bajyayo kubw'ikibazo bari bagize. Aba bagore bari basanzwe babana, bigaragara ko babaga ahantu hamwe. Noneho icyaje gukurikiraho nuko bombi baratwise, barasama, bamara igihe cyagenwe icy'umubyeyi amara n'ubundi atwite. Nyuma y'iminsi umugore umwe arabyara, haciyeho iminsi 3 undi mugore nawe arabyara. Byumvikana ngo aba bana uko ari babiri barutaganwaho, cyangwa se umwe yarutaga undi, yamurushaga iminsi 3 yonyine. Noneho igihe kiza kugera habaho
kuryama kuruhuka bisanzwe ariko baterwa n'ibitotsi mu buryo bukomeye. Umwe muri aba babyeyi aryamira umwana we, amuryamiye umwana arapfa. Amaze kwicura mu gicuku abonye ko umwana yamuryamiye agapfa, afata wa mwana wapfuye aramujyana mu gituza cy'undi mugore, afata wa mwana wo kuri wa mugore wundi muzima aramwizanira amuryamisha ku ruhande rwe. Ndashaka rero kukubwira ikintu gikomeye ahangaha cyumvikana. Igihe kiza kugera aba bagore uko ari babiri, urubanza rwabo rurenga inzego zindi zo hasi rugera ibwami. Bageze ibwami batangira kuburana, ariko aba bana urumva abana b'impinja biragoye kubatandukanya. Umwe agira ati umuzima ni wo wanjye, uwapfuye ni wo wawe. Undi akagira ati uwapfuye ni wo wawe, umuzima ni wo wanjye. Bene data, ndashaka noneho tubizane mu buzima busanzwe turimo muri iki gihe. Muri iki gihe tugaruka wenda ku madini, amadini aritana ba mwana. Abasengera ahangaha bati umuzima ni we wacu, uwapfuye ni uwabariye. Abahariya bati reka da, ahubwo umuzima ni we wacu, uwapfuye ni we wanyu. Barimo baritana ba mwana. Buri muntu wese arakurura yishira, buri wese arakurura ibyiza abyishyira. Aha niho hava guca imanza. Umwe akavuga atoya, twebwe mu itorero ryacu, mu idini ryacu nitwe tuzajya mu ijuru. Ninde wakubwiye ko idini ryanyu ari ryo rizajya mu ijuru? Aha rero niho usanga bamwe bari kuvuga bati umuzima ni we wacu, uwapfuye ni we wanyu. Ariko reka mbabwire, nubwo hariho kwijijisha, ariko nyir'umuzima arahari. Imana idufashe cyane. Nyir'umuzima arahari na nyir'umupfu arahari. Mu bapasiteri dufite bitumye ngaruka ku ijambo riri muri Matayo ubutumwa bwiza ibice 25, harimo batanu b'abanyabwenge na 5 b'abapfu. Ndagira ngo mbabwire ko dufite mu bapasiteri dufitemo 5 b'abapfu, dufitemo na 5 b'abanyabwenge. Byanga byakunda nyir'umuzima arahari. Mu bahanuzi dufitemo abahanuzi 5 b'abanyabwenge, ariko tukageramo n'ibindi 5 by'ibipfu. Dufitemo abitirirwa izina ry'Imana 5 by'ibipfu na 5 b'abanyabwenge. Abo rero b'abapfu bari mu mubare w'abapfu nibo batukisha izina ry'Imana. Abo nibo besikoro, nibo bambura abantu, nibo bagira amagambo yo gusabanya. Kandi umuntu w'Imana agomba kurangwa n'amagambo yo kubaka, yo gusana imitima. Agomba kurangwa n'amagambo y'urukundo, agomba kurangwa no guca bugufi no gufasha abandi. Ntabwo umuntu w'Imana arangwa n'amagambo y'urukozasoni yo gusebanya no gusenya abandi. Bibiliya ivuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Ni gute wamenya gutandukanya nyir'umupfu na nyir'umuzima? Uzabatandukanyiriza ku mbuto bera. Ntabwo igiti cy'amaronji gishobora kwera avoka, nta nubwo igiti cy'indimu gishobora kwera imineke. Imbuto zigaragaza igiti umuntu ateyeho, imbuto umuntu yera. Ndagira ngo mbabwire ikintu mugomba kumenya. Yesu azarindaza urukungu rukiri mu masaka. Nubwo bimeze bityo, nyir'umupfu arahari na nyir'umuzima arahari. Rero abantu benshi baragushwa no kuvuga ngo uyu muntu ngo yankomerekeje ngo kandi yitwa umukozi w'Imana. Reka mbabwire, Imana ntizareka gukoresha abantu, kuko kuva isi yaremwa kugeza n'ubu Imana ifite ikibazo cy'abakozi. Uw'Imana izabona ikabona yuko yamugira ikiraro ikamwambukiraho, cyangwa se abantu bakamwambukiraho, izamukoresha. Ariko bidasobanuye ko ari umwana w'Imana. Nyir'umupfu arahari. Ndashaka kuguha message nsoza ivuga ngo wicirwe intege nabo wahuye nabo bakaguca intege. Birashoboka ko ari muri wa mubare w'abapfu, ari muri wa mubare w'abapfu. Barahari ariko si bose. Dufite abapasiteri, abahanuzi, abavuga butumwa b'abapfu. Tumaze iminsi dukurikira ibintu biri kunyura kuri social media. Abantu bakajya hariya bakavuga ibintu bidafite umurongo, abantu bakajya hariya bakavuga ibintu bidafite icyo bifasha umuntu, bimeze nko kwiyamamaza. Oya, ntabwo ari bwo butumwa bukenewe. Mureke duha abantu ubutumwa bububaka, bubavana mu byaha bukabagarura kuri Kristo Yesu. Mwene data,
ntabwo nzi icyagukomerekeje. Iyo uganire n'abantu barakubwira ngo twakomerekeye mu nsengero, abapasiteri baradukomerekeje, abahanzi baradukomerekeje, abaki baradukomerekeje. Yego bashobora kubaho, ariko hari n'abazima bari mu mubare w'abanyabwenge. Nyiri umupfu arahari na nyiri ubuzima arahari. Ahubwo ni warahuye na nyiri umupfu, Imana nsenga ndayisaba kugira ngo iguhe guhura na nyiri umuzima, uhure n'umuzima, uhure n'umwe mu mubare w'abanyabwenge. Haleluya. Uhure n'abanyabwenge bagufashe kongera kugarurira Imana icyizere, bagufashe kongera kumva ineza y'Imana. Ndagira ngo ngusengere. Ese warakomeretse? Hari ibyakwanduje, hari ibyagukomerekeje. Humura, birashoboka ko wahuye n'umwe mu mubare w'abapfu, n'umwe mu mubare wabo ngabo bameze batyo, ariko ngiye kugusengera Imana guhuze n'umwe mu mubare w'abanyabwenge. Nyiri umupfu arahari na nyiri umuzima arahari. Mana data twese mu ijuru, uyu mwene data mushiki wacu turamusengeye kugira ngo umugirire neza, umutabare, umurwanirire. Uwakomeretse kubw'ibintu bitandukanye, yaba ibyo yumvise, yaba ibyo yahuye nabyo, yaba ibyanyuze mu nzira nyinshi zitandukanye ariko zikamukomeretsa, turasabye kugira ngo umurinde guhura n'abapfu, ahubwo umuhe guhura n'abanyabwenge. Nyiri umupfu arahari na nyiri ubuzima arahari. Reka ugaragaze nyiri umuzima kugira ngo abantu bongere bakugarurire icyizere. Ngaho nuhimbazwe, icyubahiro cyose kikugarukire mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha mwene data, murakoze cyane.